mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Reka dushimire Imana ibyo yakoze uyu munsi kandi dushimire itsinda ya Teens for Christ. Jewe nitwa Lola, maze imyaka 7 ntuye hano mu Rwanda, ariko maze imyaka 6 mfite amahirwe yo kuba inshuti ya Teens for Christ n'umuyobozi Pasiteri Aminadab. Muri iyi myaka ikintu kimwe nabonye cyane niko muri Teens for Christ bafite ubushatsi cyane ko gukora no kwigisha abigishwa bya Yesu Kristo umwami wacu. Ni ubushatsi. It is there in intego yabo, kandi nabo babura intego yabo. Nabo bacitse intege muri iyi myaka nabonye ko bari abakozi b'Imana ni ukuri.
TFC ni itsinda y'abakozi b'Imana. Imwebwe mwabonye cyane cyane, nabonye ko dufite amashuri menshi cyane, dufite abanyeshuri bavuye amashuri ahantu abayobozi abavuga ubutumwa bwiza baje mu amashuri yanyu ko kwigisha ijambo ry'Imana buri cyumweru. Uyu muryango w'abakozi b'Imana bisanzwe bari abakorerabushake. Yes. Bakora ku buntu, ntabwo bakora kubera bashaka kubona amafaranga, sintekereza ko bakora kubera bashaka kuba abasitari, ntabwo bashaka celebrity status, bashaka gukorera Uwiteka Imana yacu. Muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33 tubona umurongo mwiza cyane, ivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amaze twumvise amagambo mwiza wa umubwiriza wacu David Anderson yavuye kuva muri Amerika kutubwira ijambo ry'Imana, and he told us yatubwiye ijambo, don't forget God in your youth. Seek God. Ntuzirengagize umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. He even mentioned that some of you might work for Teens for Christ. Kandi yanavuze ngo bamwe muri twebwe dushobora no kuzakorera Teens for Christ. And I hope that's the truth. Ndizera ko ari ukuri gukomeye. I hope that that's not just a joke when we say, yeah. No, but for real. I hope that we have young people in here who not only listen to the Word of God in their schools, but they are working now to serve the Lord where they are and planning to serve the Lord with their futures. Niringira ko tuzagira abashene batazumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo bazatera intambwe yo gukorera Imana ejo hazaza habo. Kuba umukristo ntabwo bisobanura gusa ko tuvuge izina ry'Imana. Yego ndi umukristo, ariko ugomba kuba kurikira Yesu. Ya Yesu. Okay? You have to be his follower. Ugomba kuba umwe mu bakurikira Yesu. Ubo Teens for Christ afite abakozi 11 bari kwigisha abanyeshuri 20,000 buri cyumweru. Tekereza niba bari 20 cyangwa 30 cyangwa 50 abakozi bashobora kwigisha. I think it is possible that we could reach every school in Rwanda, that all students every week would be hearing the gospel of Jesus Christ. Nekereza ko bishoboka kuba buri kigo cyose kiri mu Rwanda dushobora kukigezaho ubutumwa bwiza, buri munyeshuri akabwirwa ijambo ry'Imana. Whatever you do, buri kimwe cyose ukora, seek first God's kingdom. banza ushake ubwami bw'Imana. Seek first his will and his way in your life. Banza ushake inzira zayo n'ubushake bwayo. And all these things will be added unto you. Ibindi byose uzabyongererwa. Urakoze cyane.